Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Igihe kirageze ngo umenye ukuri. Ukuri abantu baravuga ngo ntikubaho muri nosi. Ariko si kuko ukuri ko kubaho. Twavuga tuti ukuri ni kubaho muri nosi kubera uko satani yigaruriye isi. Ariko hari ibintu Imana itwereka kugira ngo tubyandike tubisangize abandi, hato abantu batazavuga ngo nukubonye ibi bibaye, nukubonye biriya bibaye, noneho uravuze ngo wari ubizi. Ibi ndi kwivugira ko ibyo kwinjira mu kuri nabyinjiye murebye neza mu mwaka wa 2009, 2008, 2009, 2010. Muri 2010 nibwo ninjiye neza mu byo bita kumenya ukuri. Uko kuri rero nashakishaga no kwiki. Nzi neza ko umuntu wese ahora yibaza. Akavuga ati ibi biterwa n'iki? Biriya biterwa n'iki? Ugahora wibaza ibintu byinshi cyane kuva mu bwana kugeza ukuze, kugeza magingo aya. Nzi neza ko ufite ibibazo byinshi waburiye ibisubizo. Ariko ibyo bisubizo biri muri Yesu, Yeshua HaMashiach, the Christ. Niho ibyo bisubizo byose bibonekera mu ijambo rye. Uzi neza ko uramutse ukurikiye umutima nama wawe nta kintu na kimwe utashobora kugeraho. Reka bivuge neza. Uramutse ugize ubushobozi bwo gukurikira umutima nama wawe, ibyo ukubwiye ukabikurikira ku nshuro ya mbere umutima nama wawe ukibikubwira, ibindi byose wabishobora. Niko rero byangendekeye. Muri 2010 nshakisha ukuri, gerageza gushakisha ukuri. Icyo gihe nanditse nuko navuga ubutumwa bwerekeye Kenya na Ukraine. Ukraine murabona ibiri kuba muri no minsi. Noneho nyimara kubyandika mbishyiraho. Aribyo byavuyemo iki gitabo. Muzi n'ibindi nagiye nandika, harimo n'icyo nanditse ku Rwanda n'ibindi. Noneho ndi gushakisha ukuri icyo gihe ngogira ngo menye impamvu muri Afrika iyo habaye ibintu biva mu bwicanyi. Ariko mu mahanga muri icyo gihe natekereza kuri Ukraine muri 2010. Numva imyaka 12. Nkavuga ni biterwa n'iki? Kugira ngo ndebe neza menye ikiba kibyihishe inyuma. Kandi naje gusanga ko ikibyihishe inyuma aribo Abanyaburayi n'Abanyamerika, yaba kuri Ukraine cyangwa na Kenya. Naje gusanga ko bose n'abakurikiye inyungu, ariko izo nyungu zo mu myuka mibi abantu turajya tumenya. Nibwo rero icyo gitabo umutima nama wakomeje unkomanga, bimwe nababwira ngo ujye wumva umutima nama wawe. Ibaze ko nacyanditse muri 2010 kibaho kugera muri 2019 nubwo nandikaga ibindi bitabo, ariko 2019 na 2020 umutima urankomanga cyane ati bya bintu wanditse bishyiramo igitabo, ubikore mu gitabo. Haguma nibaza, mfite ibitabo ndi kwandika, mfite ibindi nanditse, aka gatabo ndashaka guhinduramo igitabo kubera iki? Ariko sinumve neza ko umwuka yansunikaga kugira ngo ansunike bizabe gihamya yuko ibyo tuvuga tuba tubihawe n'Imana. Nibwo rero nashishikaye muri 2020 bikoramo iki gitabo kirasohoka. Nubwo bavuga ngo bya Ukraine byabaye 2022, ntabwo nari gutekereza ko Ukraine izaba muri ibibazo imbere y'imyaka 2. Ariko ibi nabyanditse imyaka 12 ishize. No kuvuga ngo Imana iratwereka ahubwo twebwe twakira ibintu iduhaye nibyo bitanga ikinyuranyo cy'ibyo twagombye kugeraho. Urumva ko iby'Imana itweretse mu myaka 5-10 bishobora guhita indi myaka 10 ikurikiyeho. Ariko no mu buzima bwacu bwa buri munsi Imana itwereka ibintu ikabikwereka neza ukabibona, nyuma ugatangira kugira wa mutima wicuza uvuga ati iyo mbigenza gutya, iyo mbigira gutya, kandi Imana yari yabinyeretse, kandi Imana yari yenyeretse, kandi Imana yari yabimbwiye. Ibyo rero ugize ubwo bushobozi bwo kuvuga uti ngewe ngiye kuzajya numvira umutima nama wanjye n'umwuka w'Imana, nibyumva nta kintu kimwe kizakananira. Reka rero twinjire rero mu kuri turi gushakisha. Ni gihamya nongeye bisubiremo
cy'uko Imana ituvugisha iteka ryose, ahubwo ko twakira ibintu nitwe twirangaraho. Ngira ngo iki gitabo urakibona, wagenda ukagisanga no kuri Amazon, ukaba wagisoma ukumva ibirimo, ari nabyo byavuyemo birikwa muri Ukraine uyu munsi. Ntabwo ari igitangaza. Nabyanditse imyaka 12 ishize, gisohotse hashize imyaka 2, ariko ibirimo nibyo biri ku uyu munsi. Ubashye kumva ibirimo hano, wahita wumva ibiri kwera muri Ukraine. Dukomeze rero. Uko ukuri twese tunyotewe ni ukuri. Ni ukumenya ati uwaje kuri ino site, iyi si baye hite, iyobowe na bande, ibiberaho byose bikorera nde. Nshobora kugisubiza mu ijambo rimwe ko byose bikorera satani, ariyo mpamvu natangiye mvuga nti nta kuri ku ino si. Reka turebe rero. Satani yigaruriye isi kandi akurikiwe n'abantu benshi. Ni gute satani yashoboye kwigarurira isi kandi akaba yoboye abantu bose ikuzimu no mu muriro utazima? Naje kubishakaho ndabibona neza, mbona ko byafashe imyaka 900 kugira ngo systeme y'isi satani abashe kwigarurira isi. Ibi byose bikaba byarashobotse kubera uko ibyo byagiye bisimburana kugeza amagingo yo bagenda bagera kuri technology, ku ikoranabuhanga rihambaye byatuma no satani yigarura muntu 100%. Niyo mpamvu rero naje gutekereza ndibaza ni ese kuki Kristo Yeshua Hamashiach nagaruka nawe azamara imyaka 1000 kugira ngo yongere asubiza abantu mu Mana? Niyo ya myaka rero 900 1000 hafi aho byafashe kugira ngo satani nawe abashe kwigarurira isi. Ariyo myaka izafatana none Yeshua Hamashiach the Christ, ubwo azaba hano kw'isi nk'umuntu aje noneho nk'umwami uganje kugira ngo azabe mu bantu, noneho ubwami bw'Imana buzongere buganze ubuziraherezo. Nuko rero bizagenda, kandi niko byagenze satani nawe akoresha ikinyoma n'ikoranabuhanga kugira ngo yigarurire benshi. Ibyo tuzajya tubyinjiramo uko tuzagenda tuganira kuri uku kuri. Mbona igihe kigeze kugira ngo ukuri kujya hanze, tugusangiza abantu ko dufite byinshi tubitse. Nimba ibintu twarabimenye muri za 2010, abenshi nabo bagikanguka muri 2022, urumva ko hari byinshi tuzi twize twagiye tubika, ariko igihe kirageze reka tubivuge abantu bakanguke, hato n'abandi ushobora kurimbuka bose bari barambira ubuzima bwabo. Icya kabiri, byashobotse gute kugira ngo satani yigarurire isi yose? Nta yindi mpamvu yatumye bishoboka, nuko byanditswe, byarahanuwe, birandikwa, birigishwa, ariko benshi ntabwo bagize Imana yo kubyumva. Nkanjye ninjiye mu gakiza neza urebye, ntangira kwinjira mu 2015 2016, nibwo navuga neza ko ninjiye mu gakiza. Ubundi nanjye nari mu mwijima ukabije. Nkimara kwinjira mu gakiza rero nibwo natangira no kuvuga ni reka njye yabajya shaka byo gukurikira kugira ngo menye ibibera mu isi, none mbihuze n'ijambo ry'Imana numve ibirimo. Nuko rero byaje gushoboka kubera ko abantu bahishwe ijambo ry'Imana, ntibajya basoma ijambo ry'Imana. Kuko burya usomye ijambo ry'Imana ukaryumva ukarisesengura neza, Imana igenda igutiza imbaraga zigenda ziryumva, noneho ukagenda ugana inzira y'ukuri, ukava muri ya nzira ya benshi ukagenda ujya mu nzira ifunganye kugira ngo wumve ukuri. Iyo wumvise ukuri rero ukaba ufite ijambo ry'Imana, byose ngira ngo birakwihishurira ukabimenya kugira ngo nawe uramire ubugingo bwawe. Ese ibintu byose bigenda biba ni igihano cyo kutumvira Imana? Njyewe mbivuga uko umwuka yabimpaye. Ibiri kuba biba mu isi, benshi wenda batazi cyangwa bashobora no kudefanda bakavuga bati hari abantu bari mu buyobe ntibazi ibyo bavuga. Ndakubwira ko njyewe nzi ibyo mvuga neza, mbihagazeho nkuko nabyakiriye, kandi agakiza kanjye niwe mugabo ntanga. Ibintu biri kuba mu isi ni igihano cy'Imana. Abantu banze kumva Imana irabareka kugira ngo bya bintu yaba twatwuko Imana yahanuye mu Byahishwe tubadwinge, tubarumeho, tubanduze. Uzabirokoka nuzizera Imana n'umutima we wose, akavuga ati ibi byarabaye, ariko reka nsenge ko nahinduka, none sinzafate cya kimenyetso. Kuko ibi byose biri kuba impamvu ari igihano, ni ukugira ngo bigutegure neza
kuzafata cya kimenyetso utajijinganyije kugira ngo urimbuke. Niba ibi bintu twarabonye mu 2010 bikagenda bizamuka, icyatunguranye ntabwo twari tuzi ko bizihuta gutya ngo bite bikubita noneho bifata isi yose muri ya mwanya muto uko byagenze. Biriya uko byagenze kuriya byerekana ikintu cyuko isi ntabwo yari hamwe, abantu nubwo ngo bemera Imana ntabwo bari bizeye Imana mu bumwe kugira ngo noneho bakumiye satani. Gihamya n'iki? Uko insengero zafunzwe. Insengero zafunzwe nko guhumbya nk'umurabyo. Nta birwanyije, nta bigaragambije n'insengero zafunzwe, ahubwo bigaragambirizaga yuko ngo babujije gukora ibi n'ibi. Ngira ngo mwarabibonye. Ahasigaye rero, ese bizagenda gute umunsi kinyoma cyamenyekanye? Tuvuge ko abazi ukuri ni bake cyane ubu ngubu, ariko hari igihe kizagera abantu bose bakamenya ukuri byararenze igaruriro. Uwo munsi, icyo gihe abantu ntibamenye ukuri ko babeshywe, nk'uko byanditse neza muri Yeremiya 16:19. Bazamenya yuko babeshywe, bavuga ngo twarabeshywe, ahubwo twahawe umurage w'ikinyoma. Icyo gihe nibwo ibintu bizagaragara, isi yose ihaguruke ishyuhe, ariko uwo munsi ndibaza utazaba umunsi mwiza, kuko abantu bazabona ubugingo bwabo bugeramiwe, babona ubugingo bwabo buri kurimbuka, kandi babone ko abantu bababwiraga tubabwira bakavuga ngo na yacu. Icyo gihe uwo munsi abantu bose bamara kumenya ukuri. Ni umunsi numva nifuza ko abantu bazabona, kuko abantu bazaba barabaye barakare ntacyo bakiramira, kuko ubugingo bwabo buzaba buri mu kaga. Ibyo ni ibintu tuzi neza ko twe ibintu turabikurikira neza umunota ku munota. Ntabwo ibintu nabyo bimaze imyaka 10-12 ngo dutangiye kubivuga ubu ngubu n'ibiri kuba ngo tuvuge ngo ntabwo dufite ibyo tuvugiraho. Ni ibintu tubona neza, ahubwo noneho uko bizagenda noneho birushaho gukomera, satani arushaho gushyiramo ingufu, kuko satani n'ibintu yabikoze huti kugira ngo afatirane abantu ko twari tugeze mu gihe cy'ububyutse bukomeye. Noneho satani waravuga ati reka mbashyiremo ibi bintu kugira ngo ntazagire n'umwe ujya muri ubwo bubyutse n'ukuri. Niyo mpamvu rero satani yabikoze yirukanka yihuta huti kugira ngo abantu bose satani bafatirane bagisinziriye. Nibyo byabaye rero, kandi niba bifite igaruriro cyangwa bidafite igaruriro, ni umuntu uvugana n'Imana ubwe, nta wundi muntu wabwikiza usibye gusenga kwawe n'ubutakambira Imana, ukayitakira ukavuga ati Imana niyo cya kimenyetso kitari cyaza sinzagifata. Kuko muri Bibiliya mu Byahishwe haranditse ngo uzibeshya agafata ikimenyetso kwahera bizaba birangiye. Ibyahishwe ari byo maze kuvuga, uzihangana azatsinda. Kuko ibintu isi yabeshywe abantu batajya bavuga nuko niyo wapfa ubaho, niyo wapfa ari ugapfa uri mu kwizera mu gakiza. Fata nk'urugero rw'igitabo cy'Abamakabi bavanye muri Bibiliya. Muri kiriya gitabo cy'Abamakabi dusomamo tukiga neza uko abahungu 7 na mama wabo bihanganye ubwo bahatirwaga kurya ingurube, bakanga, bakica uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, uwa karindwi, bose bagatsimba bakavuga ati nimushaka mutwice ariko ntiturye iyo ngurube. Icyo gihe n'abagereki babicaga. Ari naho tuzagenda dukomeza tuganira ukuntu aba bazungu bigize ubwoko bw'Imana kandi atari ubwoko bw'Imana. Ibyo bintu bizatangaza abantu. Nzi ko n'ibi bintu biri kuba kugira ngo byihutishwe, biri kugira ngo bipfukiranwe, abantu bamenye ntibazamenye neza ko bariya bantu bishyirije mu bantu b'Imana atari abantu b'Imana. Ibyo ni ibintu ushobora kukwereka mu minota itarenze 3 kandi nawe ugatubyumva ukabona ko ari byo. Ariko ntabwo icyo gihe cyabyo bizagenda biza mbikwereke neza ku buryo uzabireba neza muri Bibiliya yawe ubundi utangare. Ni gute ukuri kuzajya habona? Ukuri kuzajya habona gute rero? Ibi ni ibintu bizaba nk'ubufindo, nta muntu uzihandagaza ngo agiye kwerekana ukuri. Bantu baragerageza, ariko Imana burya ni umuhanga ukomeye cyane. Uko Imana izabikora izagenda reka menye ukuri, umenye ukuri, n'uyu amenye ukuri, tugenda tumenya ukuri gahoro. Noneho kwa kuri dufite guke kumeze nk'igitonyanga kugende kugwa
nko mu mazi, urabona nk'iyo ufashe igitonyanga kubita mu mazi atuje, cya gitonyanga gihita gituma amazi asakara hose. Niko rero kuri kw'Imana kuzagenda gahoro gahoro ariko kukagera mu bantu. None abantu bose nibamara kugira uko kuri, niko abantu bazahita babyuka bavuga ati burya ariko ibintu bimeze. Ariko umwaka mfatira w'ifatizo numva neza uzaba intandaro yo kumenya no gusakara kuko kuri ni umwaka w'2024, mu myaka 2 gusa nibwo tuzabona intangiriro yo kumenya ukuri kujya hanze. Icyo bivugira ni iki? Nuko tuzi neza ko Amerika niyo iri inyuma y'ibi bintu byose, kandi muri Amerika hari amatora agiye nitarurangiza muri 2024, ku buryo nasobanuye muri video zindi ushobora kubona hasi ukumva neza impamvu 2024 ari umwaka finale. Niwo mwaka finale. Ugomba kubona ibiri kuba muri Amerika uko bahanganye, uko perezida batamushaka, uko yagiyeho, uko byagenze kose ukanaliza ukareba, ugasoma iJambo ukareba n'ibindi byose ukurikira ukareba. Iyo mbirebye neza mbona umwaka wa 2024 niyo ntandaro yo kumenya ukuri kw'ibintu byose bibera muri ino si, ibyahishwe n'ibindi byose bifuza guhisha, ariko 2024 niyo ntandaro yo kumenya ukuri kuzatwatura. Ubugome bwa Satani. Ubugome bwa Satani burakabije cyane. Satani burya afite imigambi myinshi kandi mibisha. Gute? Intwaro Satani azakoresha muri ibi bintu agenda ashyira mu bantu, azabaha ibyishimo by'agahe gato. Tuvuge ushobora kubona uti abantu biteje biriya bintu bya Satani, baratembera, baragenda, barahaha, bakora ibintu byo kwishimisha. Ariko ibyo bintu ngiye nkubwire ni iby'agahe kangana gutya gato gitonyanga. Ibyo bintu niyo na Satani azafata isi yose bugwate 100% uko babyifuza. Muri Bibiliya mu Byahishwe tubwirwa dusoma neza kandi tuzi neza mu mitima yacu ko bizamara imyaka yonyine 3 n'igice. Imyaka 3 n'igice. Ibyo rero wirukanka muvuga ngo wafashe ibintu ngo umeze neza. Imyaka 3 n'igice. 3 n'igice itarenga. Icyo gihe rero nibwo Imana izahita ikubita Satani hasi, nimara kwiyerekana yuko yafashe isi byarangiye bishimye. Imyaka 3 n'igice nyuma ikurikiye bizaba birangiye, Satani azakubitwa hasi n'abafashe ibyo byose bajyane. Akaba ari cyo gihano n'ubugome bubi bwa Satani batajya babwira abantu, kuko uramutse uzi nk'ibi bintu ntabwo wakwibeshya ukurikira Satani guhumye. Hari ibyo navuze Satani izakoresha ikavuga ati abantu nyine bazatangira baseke bavuga ati baba nibirirwa bavuga ibingibi n'ibi. Reka mbikubwire nonaha ubirebe nonaha, icyo gihe nikigera uzabyibuke. Baba nibirirwa bavuga ngo ibintu ni bya Satani, ibintu ntacyo bimaze. Ntureba bari hese ubuse nitumeze neza, ibintu bimeze neza, reba aho bari bo ko bamerewe neza, nta byo kurya, nta kintu ushobora kugura, nta kintu kimwe bafite. Yes, bizaba kuko biranditse. Uzabyibuke kuko biranditse. Icyo gihe nikigera uzabibona neza, ariko uzibuke ati hari abantu babivuze ko byanditse kandi ko bizagenda. Icyo gihe nubibona rero ukabona birasoye, nibwo uzabyemera uvuga ati Imana koko burya ni Imana nyamana. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.